Manda bashyushye numvishe mushyiramo biti woze kuba biti yo tubafasha kugeza aho tugeze kabisa tubavuze ibibazo tubazo wabambitse nabizi ko fashion industry mu Rwanda imaze kujya hejuru cyane babona ndo wakwambitse uyu mugoroba uramubona jewe niyambitse aho guwamaye imyenda yitwa harya yitwa ndamwibagiwe araguca amande urabona umuhungu wow nite tsunami hitmaker wow yambaye nka cowboy direct cowboy cyane tutu bimeze meze gute se watubwira ndo wakwanditse kuri uyu mugoroba ikirara cyane bamwita Yogi niwe wamaye imyenda urabizi kuberwa se cyangwa ntabwo byaba byiza mbikubwiye ko imfura y'umuntu nibwo byakumvikana ndaberwa mwana ni sawa cyane ndahita mbona no kukubaza wenda ubwo ntabwo akoresha ariko ni muri Diva Award kwisanga hano muri Diva Award nyuma yo gukora indirimbo nka Tsunami nini you are one of the performer biri joro bari performing abantu bitega iki run up bafitiye byinshi cyane bategereze ko ndi gutegura ibintu bya danger ntabwo nshaka runninga down ndashaka runninga up so bategereze ibintu bya danger kabisa kandi bitakinga time kugira ngo umuntu akukinge ibintu bya fresh yego dufite amakategori menshi agiye atandukanye muri Diva Award cyane ko nahatanye uhatanye mu byiciro bibiri uhatanye mu muhanzi mushya w'umwaka ndetse n'indirimbo y'umwaka muri ibi byose ni hewe uri guha amahirwe kurusha ahandi ndumva byose bikwiye kuko ndi umuhanzi wakoze ibintu bya danger muri uyu mwaka indirimbo nini cyane yahatanye mu ndirimbo nziza z'umwaka za mbere so urumva ko ntabwo waba ufite indirimbo y'umwaka atari umusani w'umwaka bro aho ngaho bakubise mu ntambwe dizwiti so reka turebe kuri kategori ebyiri gusa mu bahanzi n'umuhanzi dufite umuhanzi w'umwaka w'umugabo n'umuhanzi w'umwaka w'umugore kuri wowe umuhanzi w'umwaka w'umugabo uba wumva akwiye kuza kuba nde uwo bashaka wese arababe kabisa ntabwo bari bugendere ku wo bashaka baragendera ku wakoze njye ndumva nyine uwo babigeneye tu ntabwo njye muzi ntabwo ari ukugena mu bikorwa ubona ari yes nagushimisha ngo burya nawe yakiha amahirwe okay njyewe ndacyari agapeti ndi kidogo urumva sani nyine ndi mu basani b'ababebe bari kuzamuka ba mbere so urumva hari bakuru banjye nabo nyine uwo Imana yakigeneye kandi wakoze neza nawe like barakimuha kabisa dufite female artist of the year harimo Aline Sano harimo Bwiza harimo Fifi Laya harimo France Mundu harimo Ways Ariel worohereza amahirwe uwo bashaka nite run up bose barabikwiye kabisa no politicien mubi cyane ntabwo bakwandika Tsunami nta kantu ka politiki kakurimo karibu cyane bakwakire muri Diva Award igiciro cyawe birateganyijwe komeza tugenda twakira n'abandi bantu bagiye tuguhaye ikaze cyane turashima Imana Alex umeze neza yego wafashe umwanya wawe mu bintu byinshi biba biri i Kigali uravuga uti ugomba kuza kwitabira Diva Award season 3 why first of all warantumiye ndanabashimira kubera yuko iyo nagize ikintu cyose banatekereje no ku muziki ndakitabira aho ariho hose barantumiye bambara ko ariko kategoriza abahanzi bari burembe ngomba ko ugomba kuhagera bivuze iki ku ruganda rw'imyidagaduro muri rusange kuba dufite award ishobora kureba ku bwiza abogoshi abambika abantu unahera aho ngaho tubwira uwakwambitse kugira ngo tubijyanire hamwe creative industry yakuze iyo hatangiye kuza ibintu bibi kubera ko yakuze ndashimira rero Diva Award ko wanatekereje ibintu byose uko bibarirwa muri creative industry ni byiza uruganda rwatangiye gukora yego wowe ninde wakwambitse nambitswe n'abitwa Prime Suit bakora hano ku Gishushu rwose hara muri Feruje abazabona nambaye neza nibo banyambika gutya aho ni sawa cyane nta kintu wabaza manager iyi ni Diva Award
edition ya gatatu ukaba waje kuyatendinga kuri uno mugoroba. Kuri wowe nk'umuntu uri kugera mu gukora business, uri mu wagiye umanaging abahanzi, nk'umuntu ukora ibintu nk'ibi, ni iyihe nama wamugira cyangwa se niye courage wamutera kugira ngo akomeze asubire? Reka maze mubwire ngo yarakoze gutekereza ikintu nk'iki, ariko mubwire n'abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga nibarebe ibintu byiza nk'ibi baze bamamaze, hanyuma uruganda rukure kuko bashyizemo amafaranga bizasa neza kurushaho. Icyo nababwira wenda n'abamuteye inkunga mbashimire, ariko umuntu abatekereza ikintu nk'iki twese tujye tumushyigikira, ari nayo mpamvu nanjye. Yego, ndaza kukubazaho gatoya abantu beza amahirwe ni ibintu byinshi cyane. Dufite umuhanzi musha w'umwaka, hahatanye Diezdoka, hahatanye France Nkunda, hahatanye Biorodi, nye Rana, hahatanye Yampara. Induhereza amahirwe Alex Muyoboke. Bakoze ibikorwa byabo bose nabahereza ko bose n'abana banjye ndabazi, so bose nabahereza ko bakoze neza, ubwo amahirwe ari kubeho ariho bahereza. Urashaka kuneranya nawe. Wakoze cyane manager, wakoze mujye mu byicaro byanyu kandi turaza kugirana ibihe byiza cyane. DJ mujye uzamuke ko abantu bakomeza baza. Urakoze kuza muri uwo mwanya. Merci beaucoup. So bamenya waje muri Diva Award. Congratulations kwanza kwegukana imodoka mu bitaramo bya Mashariki Film Festival. Byari byiza cyane, twari tugutegereje kugira ngo ucyure iyo modoka, ni ibintu byiza by'agaciro. Uje kudusapotinga muri Diva Award edition ya gatatu. Kuri wowe nk'umuntu ukora uri muri business byo gukora ibintu bigendanye n'urwenya, ibintu bigendanye n'ama short series kuri social media, ku mbuga nkoranyambaga, kuri wowe kuri hano bivuze iki? Bivuze yuko ari urwego rwa showbiz n'ubundi rugomba kurangwa mu bundi haga ni mu gace kacu, ni hahandi usanga bene wanyu n'ubundi muhuriye muri industry. Hari aho utajya ukabona ntabwo murimo murahura neza, ariko ahangaha ni party y'indi y'ibyo twe turi muri mugoroba, ariko bihindura isura ukundi kuntu. So nk'umuntu uri muri movie industry cyangwa se music industry yose rusange, iyo umuntu akuhaye award, kuri wowe byongera iki muri kariyeri yawe? Ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo award uko bimeze kose, yabikoze mu ibumba, yabikoze mu giti, yabikoze mu kirahure, na award niyo ngo impamvu uzumva agaciro kayo ni uko iyo ifasha abandi basigara bavuga. Ni ukuvuga ngo ni ikintu gikomeye cyerekana icyo umaze gukora, murabagushimiye ku byo wowe umaze iminsi. Ni ndetse wowe wakomotse kuri uno mugoroba turi kuri red carpet, akenshi na kenshi dukunda kubaza abantu wambaye nde wakwambika? Iyi myenda nayikuye kwa Claire Fashion Designer, ijyana mu rugo mpita niyambika. Byiza cyane. Urumva hano muri no mugoroba hari amakategori agiye atandukanye, hari amakategori ari muri fashion, music, beauty, bigendanye na Queen of Diva n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri wowe ninde muntu wumva yuko uri guha amahirwe muri izo kategori zigiye zitandukanye? Njye naje nshyigikiye umuntu ngomba kureba. Wamuvuga ariko? Aba muri industry ya sinema twaje tumushyigikiye turi benshi, bita Sola, twaje kumushyigikira ngo turebe kategori arimo uko biza kugenda, nimba abona igikombe cyangwa kibona. Byiza cyane, ni byiza gushyigikira bagenzi banyu. Byiza cyane, wakomeza ukajya mu byiciro byanyu. Urakoze cyane. Christian, hariya twakiriye undi mugabo nawe ntabwo asanzwe, one of the best talented artists mu Rwanda dufite. Babanze bakifata aho ngaho. Yambaye neza cyane. Wow. Ibintu byo mbashaka burya mbashaka ko umuntu iyo yaje mu bitaro by'abantu ngo kukuza yabyambara ari kucyanga bari byo kuza ngo wasuzuguye wambaye kamambiri uri gucangoya, duha ibiciro, tujya tuha agaciro ibintu abantu baba bakoze, ubyambarire kuko nta yindi okazi uzabona yo kwambara ngo use neza. Umusore kabisa yaberewe. Yego, mwitegisa cy'inganzo afite n'ukuntu yambayemo agapinki, kandi nawe ndabona wagira ngo gafitemo haki ntabwo ari pinki bati bafata agafoto. Sawa. Afite indirimbo nshyashya yitwa Nzaguhisha. Tugoye ikaze muri Diva Award. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Uri umwe mu bantu bafite amajwi meza abantu batangarira, ntabwo waba warasohoye indirimbo ngo ugende utakubise akantu gato gakora sikaye abantu bumve gisa is here in the house. Nzaguhisha muri nge, nzaguhisha babishaha, kuko wambereye inkora mutima.
busanzwe bro nta busanzwe so witabiriye Diva Award season 3 ariko ni numwe mu baperformer uraza ku performing hariya kuri stage bino bintu bivuze iki ku bahanzi kuba dufite ama award ari gufata abahanzi akabahemba ariko kandi akanahemba n'abakora ibijyanye n'ubwiza muri rusange n'abambika abahanzi n'abandi ni ibintu bimotiva abantu muri rusange bimotiva ibikorwa by'umuntu yakoze ni iby'agaciro gakomeye kubona umuntu hari ibintu yakoze bigahabwa agaciro ikindi bifasha kuzamura entertainment y'u Rwanda no kuzamura industry muri rusange ni sawa cyane bagushakira ibyicaro byawe hanyuma kandi tuze kugirana ibihe byiza hariya hari kuza kumanuka cyane bamenya Mateo Studio hari baza bagafata award yabo niyo y'umwaka uyu Mateo yambitse bwiza muri concert zose za Silvagara kaba umukobwa wambaye neza umwaka ushize n'uno mwaka ni Mateo wamwanditse akaba nawe atwaye Diva Award Fashion House of the Year 2025 season 3. Congratulations Mateo aracyaye aradoda kabisa kikora kabisa Konstantin ndashaka ko tubanza kurimbana aka karirimbo Rest in peace to my brother Jay Polly ni akaririmbo twakoranye kera Imana imwakire uransubiza bazana amahiganwa ya buri munsi n'abatsinda n'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze bazana amahiganwa ya buri munsi n'abatsinda n'abadahari nimutwereke ibyo mwakoze Wabutarike subona ukwabami bambona Ona itiza biri muri jewe kurusha ibibi iby'abandi bafataga nk'ibyango byakubereye nk'amahirwe wemera kumunda bebe wagumyeho abandi banaye ntabibura nagutekereza ntagerageza ntagukoreza ngutekereze nkakugira umwamikaziye umutima wanjye sinzazakira iyamudubizanye marikutu marisiri Queen of popularity, Queen of beauty. Last year, I didn't try Queen of beauty. Queen of Beauty when last year I tried Shadi, oh sorry, Queen of Beauty and Shadi. Yes. You know why Queen of Beauty? Today, you know me agata Diva Award season 3. Ni ugiye gusimbura cyangwa se ugiye gufata intebe Shadi Gayito muri Queen of Beauty. Ni ugiye kuba Queen of popularity. Nababi. Yes. Yes. Queen of Beauty and Shadi. That's it. Queen of Beauty. Popularity. So. Queen rero, iyo bize ngo Queen birangora. Bose naba Queen. Ariko popularity banane. Popularity banane. Categories. What's your categories? Even with Uitanga
kubaha turi benshi Mariya Yohana mu byubahiro byadufasha azahembe Queen of Popularity kugira ngo bigende neza cyane. Ahaguruka ni mu muhamashyi n'umubyeyi umuhamashyi cyane. Dukomeje reka twibutse ko abaterankunga bacu b'uyu mugoroba ni Zaria Court, ni Diva House, tukaba turi hamwe na Alcobra Dubai, Apex Protocol, tukaba dufite Magazin Sport Class n'abandi benshi cyane. Mukomeze muryoherwe munogerwe byose cyane. Kristero wamugisha wari wambaye kandi amufashe bivuze ko Queen of Popularity ntabwo yatowe ari ntabwo yarahatanye ahubwo barebye ni watowe kugira ngo tumenye uwagize amajwi menshi. Reka adufashe atubwire niba Queen of Popularity 2025. ariko ndasaba ababyeyi babo bose bamuteteshe. Ni ukuri Umutesi Nadia. Mutesi Nadia, she's the Queen of Popularity Diva Award 2025. Queen of Popularity. Queen of Popularity. Adora Biobishe. So, she's here. She's a queen. Congratulations. Mbere y'uko umubyeyi Mariya Yohana agenda anakwemera Queen of Beauty. Ibyo. Umwamikazi w'ubwiza. Ibyo. Nawe Reka mbere. ndakubwira bari bahatanye. Muri Queen of Beauty 2025 Diva Award yarahatanye Swara. Mubyeyi urabetse gatuhemba undi muntu. Uriya ni umwamikazi watowe cyane ariko n'ubaye umwamikazi w'ubwiza. Urumva ko hahatanye Swara, hahatanye Angela, hahatanye Cynthia, hahatanye Josipaka, hahatanye Miss Nadia ndetse na Tony Boo. So, Diva Award 2025 host of the award goes to Miss Muyango. Mubadiji w'abagabo hari hahatanye DJ Caspi, hahatanye DJ Lampa, hahatanye DJ Marco, hahatanye DJ Toxic ndetse na DJ Tricky. Dushimira cyane Milestone, dushimira cyane Pablo, dushimira Magazine Sport Class, dushimira kandi Apex Protocol, dushimira Tiamo, Akapati, turaza kugira Tiamo, hanerebera kugira ngo umunsi wacu abatsindiye amawadi ndetse n'abatayatsindiye n'abasohotse ku rusange tugire ibihe byiza. Christelle, Best Day of the Year Award. Yes. gato cyane nuko uwo twahamagaye ashobora kuba atari wo wagomba kwegukana icyo gikombe ntacyari gutunganya hanyuma mugahera tubabwire bakegukana igikombe ariko tugere kuri DJ kuko muri iyo kategori itandukanye bagiye babibamo. Yes, harimo DJ Lampa, harimo DJ Tricky, harimo DJ Toxic, harimo DJ Marno ndetse na DJ Caspi. And the award goes to the one of the best male DJ
DJ Jambros, DJ Lapa. DJ Lapa ambaye hali ya kupata wadi akatamani kupata kwa mzako ya female DJ of the year. For the female DJ of the year, haya hatanye DJ Brianne, hatanye DJ Crush, hatanye DJ Freaks, hatanye DJ Ila, ndetse na DJ Sonia Christelle. Ninde mukobwa wavanze muziki neza cyane kurusha abandi mu mwaka. Wavanze muziki kurusha abandi mu mwaka. Uracyari kwiga. Umugore hagati ya DJ Sonia, DJ Ina, DJ Freaks, DJ Crush, DJ Brianne, muri bose ninde DJ mu mwaka. Twamusimbuka twajya ku wundi. Ntabwo ndi kubona hano. Amukuzanire. Ntabwo turi kubona. Ariko arahari undi. Best female DJ. Drumroll goes to DJ Flix. Flix DJ Muyoboke wafasha kueleza watu kujifix. Thank you so much, kujifix. Already by Mohai. So, tunakuita tuangura kutwigira muri song of the year. Ariko waya mu producer umwaka. Please. Please. Tugere ku ndirimbo tutaravuga wayikoze. Producer umwaka. Producer umwaka. Video director of the year. Weka vile mashusho. Yes. Video director of the year. Haya hatanye. AB Godwin. Hahatanye Faizo Pro. Hahatanye Gadi. Hahatanye na Director 60. And the award goes to God! God! He's the video director of the year 2025 FIFA Awards. Yabo Gadi na waipu Rwanda. Haipa award yetu wasa kumshiriza prestation kuri Gadi. Tuye kuproducer audio haya hatanye Go Pro, hahatanye Element Ele, hahatanye Prince Keys, hahatanye producer Jose, ndetse na producer Loda. Best producer of Diva Award 2025 goes to drumroll. Element Ale! Congratulations to Element. He's the best producer, audio producer of the year. Tukutakimuta kwenye traditional artist of the year. Ninde muhanzi ukora gakondo wa mbere cyangwa se uno mwaka. Hari hahatanye Imakanizi, hahatanye Victor Mukotana, hahatanye Luti Joel, hahatanye Lionel Senore, kandi hahatanye Eva Muziki. Umuhanzi ukora gakondo w'umwaka muri Diva Award 2025 Christelle yaba ari hagati ya Eva Muziki, Lionel Senore, Luti
Joel Victor Rukotana ndetse ni Makanizi. Drum rolls. You still need more drum rolls because we can move forward. Go up, okay, We move forward? Yes. Okay. And twagira kuri gospel artist of the year. Umuhanzi wa gospel cyangwa indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana umwaka haratanye Aram Ministries, hahatanye Josh Ishimwe, hahatanye Israel Mbonyi, hahatanye kandi Krizo Ndasingwa ndetse na Vesti and Dorcas. DJ, best gospel artist of the year goes to drum rolls, Vestine and Dorcas. Diva Award 2025 ahamya komeye hahatanye $10, hahatanye Hans Mundu, hahatanye Rio Lodi, hahatanye kandi Rana ndetse na Yaman. Nyuma y'ibyabaye kubona nahita nyuma dukomeza dushimira cyane Milestone, dushimira Magasin Sport Class, dushimira Apex Protocol, dushimira kandi Zaria Port, dushimira Patok, dushimira Tiamo hariya no turi muri after party. Yes, new artist of the year. And the award for the new artist of the year goes to Yes Dollar. New artist of the year. Yeah, say something. 우리 모습 중앙한 생각이 아마 수목은 나를 수학하기 샤무 어디가 지금도 시간이야 아마 해대와 두두두가 뭐 아미도 생각하도 아마 엑스와이드니 부사고 주수미나 얘나도 말라이 깔라이 우리 뜻이라 사이까서 그냥 주두고 나이까 뭐라고 갔다니까 That's my guy. Congratulations to Diaz Dora. Cristiano Ronaldo tanto kuri Deya. Hahatanye Big Trey. Hahatanye Bulldog. Hahatanye Mushari. Hahatanye Dani Nanone. Hahatanye Ryder Man. ndetse na CEO Trump. And the hip hop artist of Diva Awards 2025 goes to It's okay, just to be
Kivumbi King, yeah, they are here. Amita Joshua, uturuka muri 155. Ese nasi yaranje turabifa. Amashimwe cyane kuri Kivumbi King. Rero kwisi miziki gasanzwe mu mwaka. Felicitations kuri Kivumbi King na 155. Twihuse twagera ku muhanzi w'umugore, female artist of the year. Hari hahatanye Ali Sara, hari hahatanye Bwiza, hahatanye Fifi Laila. Christelle, who is the female artist of the year? The female artist of the year. Drum rolls! Drum rolls! And the award goes to Ali Sara!
atambuka aza gufata award ya lifetime achievement ndetse na best video of the year na award ebyiri. Manager gira akantu ubwira abantu. Mwiriwe abamutoye murakoze umuhungu w'ambabazi ndisha cyangwa Dede ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere mugiye kubona ibyo mutigeze mubona hano hirya yanyu yazanye n'uburi mugiye kubona ibyo muziki mutabona. Ladies and gentlemen, Thank you so much. Hari umwe wabaye nominated for the best host of the year, and the best host of the year goes to Eric Semungu. Padok, sponsor wacu Padok tuje gutangira award. Padok. Hey guys, murakoze. Ndabashimira mwese mwatoye barangiye icyizere, much love to all listening. Hello, much love guys. God bless you. Thank you for trusting me. Yes. Yes, ngira ngo ku bantu batwaye amazi harimo abatari babonetse. Urugero nka best song of the year yatwawe na Tsunami Run Up yaje tukamushyikirira award ye. Ayicyuzuye yari yakobokeye naze tuyamushyikirize kugira ngo bigende neza cyane.